Inshuti muvandimwe, reka twongere dushimire Imana yacu, reka tuyihimbaze kubwo kugera neza kwayo kwinshi. Imana yacu igira ubuntu, Imana yacu twumva, Imana yacu yaturinze muri iri joro, tukaba twongeye kubona umucyo utamura umwijima. Igitondo kirabonetse, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Imana yacu itwitaho iteka, Imana yacu iradukunda. Reka rero aka kanya keza twongeye kubona tuyihimbariza urukundo rwayo, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Dukomeje kwiga ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato, ni ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, ni ibyigisho by'igihembwe cya mbere umwaka w'ibihumbi 2025. Turi kwiga amigisha avuga ngo urukundo rw'Imana n'ubutabera bwayo, urukundo rw'Imana n'ubutabera bwayo. Turi ku cyigisho cya 10, ni icyigisho kivuga ngo amabwiriza y'urugamba. Iki cyigisho ndakwibuka yuko icyo kwibukwa cyacyo kiboneka mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 8, aho hari amagambo atubwira ngo ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe n'ibi, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Inshuti muvandimwe, iri somo riratwereka yuko nubwo Satani ari kuri iyi si, isi akaba yarayigabanye, ariko kandi Kristo yarerekaniwe kugira ngo amareho imirimo y'umwijima cyangwa se imirimo ya Satani. Uyu munsi wa none rero turi ku ngingo yo kuwa gatanu w'isabato, tariki ya 6 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Ingingo y'uyu munsi iratubwira ngo imbibi n'amabwiriza. Imbibi n'amabwiriza. Mwibuke inshuti bavandimwe, izi mbibi n'amabwiriza biragaruka ku ntambara ikomeye ibera mu isanzure, cyangwa se intambara iri hagati y'ikiza n'ikibi turiho kuri iyi si. Mbese iyi ntambara imbibi zayo ni iyihe? Amabwiriza ayigenga na yahe? Reka dusenge twinjire muri iyi ngingo. Turagushimye Uwiteka, mwungere ubugingo bwacu. Abana bawe dukomeje kwiga ijambo ryawe, turagusabye ngo ubane natwe, Mwuka Wera dusobanurire mu izina rya Yesu, amen. Umwanditsi ati imbibi n'amabwiriza bigenga iyi ntambara. Intambara ibera mu isanzure bwa mbere ni impaka zerekeranye n'imico y'Imana, zatewe n'ibirego byo gusebanya by'umwanzi byibasiye ubugwaneza, ubutabera ndetse n'ingoma y'Imana. Ni ikirego kirebana n'isezerano rireba isi yose. Iyo ntambara ntabwo irwanwa n'imbaraga, ahubwo isaba kugaragaza ibimenyetso. Iyo umuntu aregwa ibirego bikomeye, uburyo bwiza bwo gutsinda ibirego bwaba kwemera ko hakorwa iperereza ryigenga rinyuze mu kuri kandi risesuye. Uburyo bwiza bwo gutsinda ibirego bwaba kwemera ko hakorwa iperereza ryigenga rinyuze mu kuri kandi risesuye. Iyo ibirego byibasiye ingoma yose y'urukundo, ntabwo ibyo birego biba bishobora guhishwa mu buryo bworoshye, oya rwose. Mbese ibi bisobanuye iki ku gusobanukirwa n'intambara ibera mu isanzure, ndetse no ku bijyanye n'ikibazo cyatewe n'ikibi? Iyo Imana itanze isezerano, mbese hari ubwo yigera yica iryo sezerano? Ntabwo yigera ryica rwose. Ikibazo cyahise gisubizwa. Ntabwo Imana itangira isezerano kuryica, ahubwo Imana itangira isezerano kurisohoza. Uko Imana yemera ababwiriza y'urugamba, niko igikorwa cyayo cyo mu gihe kizaza kizagira aho kigarukira. Niyo mpamvu ikibi kizaba mu bwami bw'umwijima. Amagambo aboneka muri Mariko igice cya 6 umurongo wa 5 ni amagambo agira icyo atubwira. Igice cya 6 umurongo wa 5 hari amagambo agira ngo nuko ntiyashobora kugira igitangaza ahakorera na kimwe, keretse abarwayi bake yarambitseho ibiganza arabakiza. Aha ni igihe Yesu yari i Nazareti atuma intumwa. Imbibi n'amabwiriza. Muri Mariko nanone igice cya 9 Yesu Kristo nta gitangaza yigeze ahakora. Muri Mariko nanone igice cya 9 umurongo wa 29 naho hari amagambo atubwira ngo arabasubiza ati bene uwo ntavanwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Aha ni igihe Yesu Kristo yakizaga umuhungu urwaye igicuri. Ariko kandi mwibuke yuko
abigishwa byari byabananiye. N'iki imirongo igaragaza cyerekeranye n'uburyo n'igikorwa cy'Imana gishobora kugira isano n'impamvu zo kwizera no gusenga. Muri izi nkuru zombi tubonye hagaragaramo rumwe mu mbibi cyangwa amabwiriza y'urugamba arebana no kwizera ndetse no gusenga. Iki mukizirikane: kwizera no gusenga. Ahandi tuhabona ibihamya byinshi bigaragaza ko isengesho rituma habaho impinduka muri iyi si, rigatuma igikorwa cy'Imana kibona umwanya kitagombaga kubona. Nyamara ntabwo dukwiriye gukora ikosa ryo gutekereza yuko kwizera no gusenga arizo mpamvu zonyine. Hari izindi mpamvu nyinshi tugomba kumenya. Ibi bihuje n'uburyo twamaze kubona byerekeranye n'amabwiriza y'urugamba. Nk'uko twabivuze, hari amabwiriza amwe n'amwe y'urugamba mu ntambara ikomeye atuma Imana idakora ibyo ishobora gukora uyu munsi. Aha turagaruka ku isomo rya mbere twamaze kubona ryo muri Mariko igice cya 6 umurongo wa 5. Ahari wenda ushobora kutabyumva neza, ariko nta magambo aboneka muri Mariko 6 umurongo wa 5 aho batubwira ngo avayo ajya iwabo, abigishwa be baramukurikira. Isabato isohoye ahera ko yigishiriza mu isinagogi. Benshi babyumvise baratangara bati, ibi byose yabikuye he? Kandi ubu bwenge n'ibi bitangaza bingana bityo akora abikura he? Mbese si wamubaje mwene Mariya na mwene se wa Yakobo na Yosefu na Yuda na Simoni? Wibuke ko Yesu Kristo aha yari yagiye iwabo mu kirorero cy'iwabo, aha yasaga n'uri mu muryango. Yesu arababwira ati, umuhanuzi ntabura icyubahiro keretse mu gihugu cy'iwabo no mu muryango wabo no mu nzu yabo. Bahinyuye imbaraga ya Yesu Kristo, bahinyura ibikorwa bye, bamugaragaza ko yari umwana w'umubabaji. Wumve none umurongo wa 5 twari tugezeho, nuko ntiyashobora kugira igitangaza ahakorera na kimwe. Kubera iki? Niba wakurikiranye neza, batangiye kumwibazaho, bahinyura imbaraga ze. Mu yandi magambo, ntibagira ukwizera. Nuko ntiyashobora kugira igitangaza ahakorera na kimwe keretse abarwayi bake yarambitseho ibiganza arabakiza. Icyo koze ntibari kuviramo aho ngaho, hari abarwayi babigiriyemo umugisha arabakiza. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 18 ahari amagambo ngira ngo dusome. Igice cya 8 umurongo wa 18, mbese ho hatubwira ngo iki? Baratubwiye ngo, mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Ibyahishuwe 21 umurongo wa 3 n'uwa 4 naho hari amagambo akomeye cyane. 3 haratubwira ngo, numva ijwi rirenga rivugira kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana n'Imana yabo, izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Ni mu buhe buryo iyo mirongo iguha icyizere cy'uko nubwo hari ibintu byinshi bidasobanukiwe, dushobora kwiringira yuko Imana izi icyiza, itwifuriza icyiza, kandi izashyira iherezo ku kibi, kandi ikatugeza ku bugingo buhoraho. Nshuti muvandimwe, iyi mirongo tumaze gusoma iragaragaza yuko nubwo ikibi cyagwiriye kuri iyi si, nubwo kuri iyi si yacu ya none tugira imibabaro, nubwo duhura n'akaga gakomeye, ariko Imana izasohoza isezerano ryayo. Kibi kizatsembwaho, ni ukuri tuzataha, ni ukuri tuzaba mu munezero. Ibyo byiringiro bigira ibyawe, nanjye mbigira ibyanjye mu izina rya Yesu. Amen. Data mwiza, mwungeri w'ubugingo bwacu, twongeye kubona amabwiriza agenga uru rugamba, twongeye kubona imbibi tutagomba kurenga, ariko kandi twongeye kubona icyo tugomba kwitwaza kugira ngo tubashe kugera kuri wowe no ku bikorwa byawe byiza. Ukwizera n'amasengesho, intwaro ebyiri zikomeye cyane. Turagusabye ngo twinjize muri izi ntwaro, duhe kuzitunga muri twebwe.
tugushyize mu biganza abana be bose bumvishije ijambo, ubahe umugisha, ubagirire neza, ubongerere intege muri uru rugendo. Data, abatentebutse ubakomeze, ababuze ababo bongerera imbaraga, ubabone umwete, ubahe kwizera yuko ibi bitazahoraho, maze twese dukomerere muri wowe. Imfubyi n'abapfakazi tubagushyize mu biganza, ubabere icyuzuzo. Abari mu mazu y'imbohe turabakweretse kugira ngo ubabere nabo icyungo. Kandi Data mwiza, ntabwo twakwibagirwa abadamu batwite kugira ngo bafashe. Urubyiruko rwacu narwo turarukweretse kugira ngo rukomeze. Reka uyu munsi duhirwe nawe, ubuntu n'amahoro bituruka kuri wowe bigwire kuri twebwe. Uyu munsi wa gatanu w'imirimo, aho tugiye kwerekeza amaboko yacu, duhirwe nawe. Reka urukundo rwawe rukomeze rusage muri twebwe, rusabe muri twebwe, mu izina rya Yesu, amen.